agira icyizere ukivuga ko umunsi twabana ijambo ry'Imana nari banje kubibwira na Pekuri twa Rukundo Emmanuel ndumubwiriza ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana. Nibutse gato ikindi kintu cyaneje akimara kuvuga ngo wizeye ko bishoboka, umurwayi yaramusubije ngo yedatamusha nizeye ko bishoboka. Imana imbazwe cyane. Nana mukumenya yuko Yesu ashoboye ijambo ritubwira ngo Yesu yaramubwiye ngo noneho rero ako kanya akiri bakorera avuga ibintu byinshi. Yesu aramubwira ngo ako kanya indwara ubundi bwa burakize icyo giteka Imana imbazwe cyane. Dawidi mu bice byaho 86 by'ibibarizo Dawidi ku murongo wa 17 hari amagambo agira ati unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanzi banjye bakireba mwawe, kuko Uwiteka untabara ukamara umubabaro. Izina ry'Uwiteka Imana rihimbazwe. Ni uraisanga muri Zaburi ya 23 haravuga ngo Uwiteka
niwe mungeri wawe ntabwo azakena kandi akuryamisha mu cyanya cy'ubwasubizi asubiza intege mu bugingo bwawe igikombe kiraseseka ni ukuri kugirwa neza nyuma bizakomaho iminsi yose n'ijambo riruzuye mu mutima wanjye ntabwo nitaye ku bibazo ufite ntabwo nitaye ku ntabarekurwa ariko nesitapike jonemesita imana iri kumbwira ngo ntangariza isi ntangariza abarokore ntangariza abakozi b'imana ngo imana ibyayo irayibashije kandi ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba ahubwo imbaraga zayo ziri kandi zidukoreramo imana ishimwe. Amen. Ntabwo twitaye ku bintu cy'intege, ntabwo twitaye ku magambo y'abantu, ntabwo twitaye ku bitesha mutwe, ntabwo twitaye ku bigeragezo, ahubwo twebwe dukorera ndacyari kwibutsa abagenzi bari ku misiyoni mwene data mukuru agahinda kawe ufite nta wundi wakakumara uretse Yesu mwene Dawidi, nta wundi wakumara umubabaro usibye Yesu. Niwe ndikubwira ngo ni ukuri arabashije torero ry'Imana ukwiriye gufata Imana nk'iyo mbaraga. Niki kiguteye kwiganyirira, niki kiguteye gusubira inyuma? Kristo wawe mwami wawe aguhaye ijambo ry'itangazo ngo arabashije. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi byo mu mutima? Ni kuki turizwa rahisi adopinya shara onesti kiriba. Hari impamvu tudakwiye kurizwa n'ibyago biriho, kubera yuko umva ukiza muri bitangaje ngo ni igihe gito. Ni igihe kiza gute? Ubwo twageze mu kazi ijambo tugiye gusoreza, reka sore umuyobozi nahaguruka arambure muri Zaburi ya 20 ndi mu buhanuzi kuko ngiye gusoza kandi ijambo ndiho hego ijambo riravuga ngo Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba nk'uko imbaraga zayo zidukorera. Amen. Ariko Imana ishimwe. Amen. Abantu tugiri kumwe se mvuge ngo amen. Amen. Abafite ganashi 20 Zaburi nasomye natwandika kibazo ubuhanuzi bwaje. Zaburi ya 20 yego iravuga ngo Uwiteka kumvira ku munsi w'amakuba no kumwibyago. Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba n'ibyago. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru. Izina ry'Imana ya Yakobo ribashyire hejuru. Ikoherereze gutabarwa kuva hera urusengero. Ibahereze gutabarwa kuva hera urusengero. Iguha imbaraga z'Isiyoni. Ibaha imbaraga z'Isiyoni. Amaturo yawe yose. Zibuka amaturo yawe yose. Yemere igitambo cyawe cyokeje. Yemere igitambo cyawe cyokeje. Iguha icyo umutima wawe ushaka. Gatira iguha icyo umutima wawe ugize gute? Icyo umutima wawe ugize gute? Isohoze inama zawe zose. Isohoze inama zawe zose. Uzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe. Tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe. Kandi kubw'izina ry'Imana yacu. Kandi kubw'izina ry'Imana yacu. Tuzerekana amabendera yacu. Tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoze ibyo usaba byose. Urakoze cyane. Uwiteka asohoze ibyo musaba byose. Ibyo musaba byose. Uwiteka asohoze ibyo umusaba byose. Ibyo wagiye wiherereye, ibyo wagiye utari kumwe n'abantu, ibyo wagiye uri wenyine, Uwiteka abisohoza. Kandi amara kubisohoza wumve yuko abibashije. Ntabwo najya kure ni ugukwibutsa ahari bitewe n'umutima wawe, ahari bitewe n'ubuzima urimo. Birashoboka cyane ko uyu munsi wa none utumva ibyiringiro
Imana nzajya mukorera nanjye Imana nzajya mukorera Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba n'uw'ibyago izina ry'Uwiteka Imana ribashyire hejuru umva ati ijwi ry'ituze ngo Uwiteka aguhe icyo umutima wawe ugize gute ushaka icyo kwibwira ibanga Imana ikiguhe ntabwo binakiguha ariko Imana ikiguhe kuko iminsi iri mibi kandi reka mbabwire uririmba naririmbe vuba ubwiriza nabwirize vuba uvuga ubutumwa nabuvuge vuba kuko turi ku iherezo ry'ibihe buri muntu wese uko yahamagara nakorera Imana utitaye ku majwi y'abantu abantu bazaguseka abantu bazavuga yuko ndetse abavuga ubutumwa bagenzi bawe babivuga cyane bisobanura urabyina bakavuga muri yemera wabwiriza cyane kuvuga ngo ni wowe yihamagaye wasimbuka bakavuga ngo ari kwisimbutishwa buri muntu wese bavuga uko bashaka ariko ntabwo ukwiriye kwita ku majwi y'abantu ukwiriye guhanga Imana amaso ukwiriye ku mutima wawe ukabageza ku Uwiteka Imana kuko icyo ubona gikomeye imbere y'Imana ni ubufiro nari nguzanye ijambo ry'igihumure rikubwira ngo Imana irayibashije abayidukurikira batandukanye nimwumve ijambo ry'ubuhanuzi Imana iravuganye namwe ngo icyo mubona gikomeye Imana irayibashije nimuvuge ngo amen duhaguruke nokuri sigaje iminota mike ibyo minota icumi mbona sigaje tugiye kwibyaza n'umusaruro nk'ubu buryo tugiye mu kanya keza ese mwene data ikibazo cya mbere ko kibazo mbese aho umutima wawe batara ukumva ko Imana itayibasha umuntu ubaye uwa mbere cyane igihe guhera ku kintu cy'uburwayi umuntu urwaye ko Yesu yageze ahantu arabarwayi arabakiza uwo ni umuntu wa mbere ngiye guheraho turasenga Imana niturangize turinjira mu kanya k'abantu bashaka kwakira Yesu mwabumukiza mu bugingo bwabo ntabwo natuzi kuko ari Yesu ayibashije nawe arayibashije bayi wa mbere urwaye niwe tujye gusengera arazamura akaboko kanjye avuge ngo Mana uyu munsi wa none kandi ndakwifuza nyemerera ahantu bitewe n'imbaraga z'uburwayi n'utere intambwe hagare kuri mirongo neza none dusenga Imana Imana yambere yuko n'abantu bamara igihe kirekire uburwayi bukomeye ariko marayika w'Imana yanze mubwire ngo abantu arayibashije itere intambwe vuba we twiyizire we bazamuye akaboko izo hagari hano kuko rero Imana ashatse mu kidendezi ihagare hano hantu imbere yego nawe nubwo tujye gusengana nawe aba nibo Imana yashimye nyamara nawe wasigaye ariko ufite ikibazo cy'uburwayi Imana nishyure yuko hari abantu baryama mu kigo bya nijoro bagaterwa n'imyuka mibi hari abantu Imana nishyure iyo baryamye nijoro ngo ndetse barota bari marine Imana nishyure ko hari abantu baribwa n'uburwayi bwo mu nda bukomeye buturuka kuri satanike Imana nishyure yuko hari abantu babuze amashuri yo kwiga bagataha buri munsi kubwo karande n'imyuka mibi ariko Imana yambwiye ko uyu munsi wa none ifite ubutaha ifite imbaraga yambwiye mubwire ngo irayibashije ibahagare neza ku mirongo hano gusa nk'abantu bize muri dusenga Imana uhamagare Yesu uhamagare neza gusa kuko ubundi hantu mugiye kwambura ibiganza mu kimenyetso cyo kwiyamama twamenye kubashije
turi kureba gutya wowe utere hariya kuko imana igiye kugukiye kanseri y'umuntu wowe turi kureba wowe yego Haleluya. imana ihimbaze cyane mushiki wanjye yakurikiye na twese ubuhanuzi bwawe twite imana yanjye wowe wambaye agakoti k'umuhondo aba wowe yego twite imana yanjye kubwira ngo wongere igihe cyo gusenga kuko satani yaraje gukwa ku bwenge ku kigero gikomeye ku buryo baza guhanda gucucuka avuga ngo mana ni iki cyatumye niga ariko imana yambwiye itatangisha inama z'abagome kuko aya masengesho ariko niba nta shyari bakomeye yesu amashyi iyi mesaje ngo imana ishinze ibendera hano hari isoko y'abantu bagiye kuruhukira hano muri sepe ya Kicukiro ndabona imana itanga ububyutse ndabona imana irengera ndabona isoko y'ubuzima imana ibe yesu haleluya abantu bashaka kwateza imana umukiza n'abantu basubiye inyuma ubu nibo tugeze ko tugera isosi kuko igihe tuba turi kwihuta cyane kubera igihe ninde wasubiye inyuma yesu yavuze ngo arabibashije ninde nawe wagira ngo ushaka kugira ngo yesu aguhimbare nawe se imana ikimenyetso cy'uko turi mu mahoro turi mu byumva twashatse kugira ngo adakize ariko bamwe bamenye ko yesu abashije umwe n'ikimenyetso cy'itorero twe tugiye guhaguruka dushimire yesu tumubwire ngo mana urakoze kubwo utubwiye kubashije ijambo yatubwiye ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusara kuko imbaraga zayo zidukoreramo ziragenda imana yishimye cyane mu buryo bw'itorero tugiye guhaguruka sabe umushumba nako umukozi imana evangeliste wa hano Kicukiro aze asenga imana ashima imana kuko ijambo ry'imana ritamuze dushimiye ijambo ryawe ryiza twumvise ijambo riratubwiye kubasha gukora ibiruta cyane imbaraga nk'uko imbaraga zawe zidukorera bose rero kubwiriza hari ibintu benshi bafite kubwiriza kandi mbona bashira mwese bagira ngo imana yibashije kandi turi kumwe abantu nkunda kandi kuri ijambo ry'imana n'ubundi twakomeje kwamamaza ubutumwa bwiza kuri channel ya YouTube Ubugingo TV usaba imana y'umugisha kubwo